abantu benshi bibaza impamvu badakundwa, bakibwira ko ari ukubura amahirwe cyangwa bakibwira ko ari babi. Ariko ukuri ni uko hari imyitwarire bagira buri munsi ituma abantu batabiyumvamo, ariko ibyo ngibyo akenshi ntabwo bakunda kuba babizi. Uyu munsi tugiye kureba ibintu 10 bituma umuntu atagukunda. Kugira ngo ubyirinde kandi wiyubake, reka dutangire, ariko nyabona mbere yuko dutangira wibuke gukanda subscribe, maze kugira ngo n'ibindi biganiro by'ubwenge bijye kukugeraho ku gihe. Dore impamvu ya mbere cyangwa se ikintu cya mbere gituma udakundwa: kuvuga nabi abandi. Iyo uvuga nabi abandi, n'abandi bose bumva ko wabavuga nabi. Noneho nka cya gihe uba ukunda kubara inkuru cyane, urimo kubwenda kubwira nk'inshuti zawe, urimo kuzinegurira undi muntu, iki gihe zumva ko nazo wazivuga nabi haramutse hagize ikintu kibi kiba hagati yanyu. Dore ikintu cya kabiri: guhora wibona nk'uwahohotewe. Ibi bituma abantu bakwiyumvamo nk'utishimira ubuzima. Dore ikintu cya gatatu: kudatega amatwi abandi. Umuntu utumva abandi ntibamwiyumvamo. Ahangaha rero iyo ibi ngibi ubikoze ni hahandi usanga utagikundwa, nyamara ukayoberwa impamvu ibitera, ariko dore impamvu iba yabiteye ni iyi ngiyi. Dore ikintu cya kane gituma batagukunda: guhora ushaka kwerekana ko uri mwiza kurusha abandi. Ibi ngibi bituma bagufata nk'umuntu w'umwirasi, wa muntu wiyemera, ndetse hakaba ari nta n'umuntu n'umwe wagukunda bitewe no kuba uri umwirasi, werekana ko uri mwiza kurusha abandi, werekana ko urenze. Dore impamvu ya gatanu: kutagira ukuri mu byo uvuga. Iyo abantu bakubonamo ikinyoma, urukundo rurapfa. Ahangaha nta muntu uba wagukunda. Noneho iyo amaze kumenya ko ugenda uvuga ibintu by'ibinyoma ntugire ukuri, ahangaha ntabwo yabasha kuba yagukunda. Dore ikintu cya gatandatu: guhora ushaka attention. Abantu bakunda umutuzo no kwisanzura, ntabwo ari igitugu. Ibi ngibi rero iyo uramutse ubikoze, nta muntu n'umwe wagukunda. Dore ikintu cya karindwi: kutiyubaha. Iyo wowe ubwawe utiyubaha, hano nta n'undi muntu wakubaha cyangwa se ngo agukunde. Niba ibi ngibi bikubaho, ntuzigere utegereza ngo abandi bazagukunda. Ntabwo bizigera bibaho habe na rimwe. Mbere na mbere kugira ngo ubone umuntu ugukunda, manza wiyubahe ubwawe, ubundi ibindi bizikora. Dore ikintu cya munani: kunaniza abandi ibibazo byawe cyangwa se kwikoreza abantu ibibazo byawe. Si buri wese ushobora kwihanganira umutwaro wawe. Ahangaha ntabwo uba ugomba kwikoreza abantu ibibazo byawe, uba ugomba kubyimenyera wowe ku giti cyawe, ndetse ukareba n'icyo wabikoraho, ariko ntujye kuba wabyinjizamo abandi ukabyikemurira ku giti cyawe. Dore ikintu cya 9: kutagira ishimwe. Umuntu utagira ishimwe ntashimisha abandi. Ahangaha nk'umuntu yakugirira neza ntube wamushimira, mbese ahangaha twabyita nko kuba intashima. Ibi ngibi rero iyo biramutse bikubayeho, ahangaha nta muntu wagukunda, kuko aba abona ko udakwiriye urukundo. Kugira ngo abantu bagukunde ntibisaba guhindura uwo uriwe, bisaba gukosora imyitwarire igutesha agaciro. Tangira wiyubahe, abandi bazagukurikira cyangwa se bagukunde. Reka mbashimire mwebwe mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Ndagusaba niba ugeze hano tukaba twakomeje kubana muri iki kiganiro, ukande like niba wagikunze, ujye no muri comment wandikamo ikindi kintu twavugaho muri video ikurikira. Wibuke gukanda subscribe ndetse ukore na share ku nshuti zawe. Reka mbabwire ngo ciao ciao, naho ubutaha.